abana mwe narababonye ndabatangarira barandeheye ndabunamira basekeye ndabaterura ndabadabagiza. This documentary focuses on testimonies of children reintegrated into families under Rwanda's Tubarerere Muryango program, meaning Let's Raise Children in Families. TMM was established in line with the strategy for the national child care reform endorsed by the government of Rwanda in 2012. Hari 2015 nibwo nagiye kumureba, nasangaga rero radukunda atameze neza, nasangaga afite umushiha nta byishimo afite, iteka ryose najyagayo ngasanga ari kurira. Imaze kumwakira ikintu twabonye kidasanzwe, yagaragaje ibyishimo bidasanzwe. Noneho atangira no kugira imyitwarire nk'iy'umwana, nyine n'ubundi umwana usanzwe. Gihe bwari ubwa mbere kwinjira ukumva aragusuhuje, kumva aravuze papa, twa tugambo twa tundi twibanze umwana aheraho yiga. Iradukunda icyo dupfana nuko yaje tumwakira mu muryango, bamufata nka mushiki wacu. Ihinduka rya mushiki wanjye nuko yageze hano atagira ububasha bwo kuvuga, atagira, mbese yari afite defo yo kwikanga. Biragenda bishira, bimaze gushira aramenyera, amenya umuryango. Ngiye nari nzi yuko wenda bizaba ikibazo, nta muntu uzajya hano kunsura kubera ko nafashe umwana ufite ubumuga. Numvaga ko bazavuga ati afashe umwana ufite ubumuga, numva ko bazanseka, nkumva ko bazanena. Ariko umwana yamaze kuza ageze mu muryango, Imana ikora ibitangaza, bose baramukunda. Aho turutse hariho hose akwakirana urugwiro, rya zina atashoboye kuvuga akaza kuvuga mu rundi rurimi rwe, ukumva ko ariho yavuze izina ryari ryavuze. Akantu gashanyeretse aka kanya nari mfite isutiye yanjye yari muri berso, umwana arayifata arayimereza. Ndavuga uyu mwana amaze gukura pe, uyu mwana amaze kumenya, mbona amayasuti ari guseka. Ndavuga umwana amaze kumenya ko ndi umubyeyi we. Abintu bimenyetso byinshi cyane agenda nkorera, nanjye nkavuga ngo yabyo byose Imana igenda impereza umugisha kuri ibi bintu, kuko hari ibintu byinshi Imana igenda ihindura kuri we. Buri muntu wese akeneye ahantu yita mu rugo iwabo, kandi buri muntu wese akeneye n'umuntu umubera umubyeyi, hahandi yicara akavuga ati mama n'uyu. Icyo kintu muri orufena ntago kihaba. Nakiriye umwana witwa Umwiza Mary muri 2014. Ukuntu rero namwakiriye nuko najya akunda kujya ku Nyundo gusura mukuru wanjye wakoraga aho ngaho. Noneho nkabona imyifatire y'abana bakuru kuri we uko bifashe. Ubwo numva mpitamo kugira ngo njye kumufata nibura amenye umuco nyarwanda. Hari umushinga witwa Hope wabaga nko kuri reference. Numva ko abana bose bagiye kubashyira mu miryango. Ubwo negereye abo ngabo ba Hope, abo tuganira, basaba umwana uwo ari we wese, yaba umukobwa yaba umuhungu, ngo bangenera kumpa Umwiza Mariya. Njye narishimye kubera mama umubyeyi. Iyo mpamagaye mama umva njye nishimye cyane. Nkigerayo bwa mbere bakimara kumunyereka, nabonye umwana yishimye pe, ku buryo yaje ampobera yishimye ati mbonye mama. Byaranshimishije cyane kuba mama aragiye kumuzana, kubera ko narimenyeye kuba ndi hano njyenyine. Naramubonye ndavuga okay, mbonyeho tuba turimo kuganira mu gihe mama adahari. Nakiriye Umwiza Mari, ari umwana muto pe, ariko ubona nta kintu ashoboye gukora. Ubwo twageze ahanga atangira kujya amenya utuntu duke buhoro buhoro, akamenya kumesa suvetuma ye, akamenya kumesa utwenda twe, akamenya kwiyuhagira.
ubu ngubu yatangiye no kumenya guhata ikirayi agateka n'umuceri. Ibintu mama nkorera nkumva biranshimishije ni kungurira imyenda, kuntekera, tukanarana. Nabonye ari we mwana muto mfite kandi ngiye nararaga njyenyine, noneho numva yanyegera nanjye akumva ko ndi umubyeyi we pe. Niyo mpamvu nahisemo ko turarana. Iyo numvise ampamagara ngo ndi mukuru we numva binshimishije mu mutima cyane cyane kabisa. Ngiye dukunda gukina agapira, amabuye. Ikindi mukunze ni uko amfasha akantekera, akamfata nkamurumuna we. Rwose ngewe iyi porogaramu nabonye ari nziza cyane kuko bakiri iriya ruguru nta kintu na kimwe bari bazi, bari babana bameze nk'abatereye iyo mbese. Ariko ubu ngubu aho bagereye mu miryango abenshi ubona bamaze kumenya utuntu bakora no kwibona mu miryango pe. Leta ijya gutekereza kuri iki gikorwa nuko yabonaga ko abana barabaho mu kigo ariko barakura yenda mu buryo bwo gukura mu gihagararo, ariko mu buryo bw'ibitekerezo, indangagaciro na kirazira nta kintu bari babiziho. Ukabona yuko gukura bya nyabyo uko abana bakurira mu muryango bitandukanye kure nuko abana bakurira mu kigo. Bidashatse kuvuga ko abana mu kigo batabaho, ariko ntabwo uko wabaho mu kigo n'ibyo wamenya n'indangagaciro wagira uba mu kigo arizo umwana uri mu muryango yagira. Bizimana Daniel ni wa musaza wanjye, twamukuye muri orphelinat afite imyaka 12. Numva bishimishije ko nabonye umuryango, nta kibazo mbayeho. Kubana n'umuntu yakwita papa uko nawe biramushimisha, yari mu bandi bana kumva abandi bahamagara papa, nawe akanyita papa yumva bimushimishije, nawe kuri we agakura yumva ko ari mu muryango kandi ko nta atekanye nk'abandi bose. Akiza ahangaha mu miryango yarinjije pe. Noneho yajya no kwicara akicara ukabona ashatse kwicara wenyine kandi atavuga, ukabona akunika umutwe ntimurebane kabiri. Twabibonye neza, araza akaza mu rugo akaza kudusura, agahura na babyara be bakishima bagakina. Mbega ubu ngubu sinagira ukuntu mbikubwira, natwe twarabyishimiye cyane. Ndabusura babyara banjye tukamenyerana, tugakina udupira, twamara gukina udupira nyine tukajya gutembera. Abagabo bagenzi banjye ikintu bashishikariza icya mbere ni ukumva ko abana ni abacu, ni ukugira uwo mutima gusa, umwana nta kintu avunnyeho. Abana batangiye kuva hano tubona nyine ko bose bazavamo hagasigariraho, twaratekereje turavuga rero tuti aha hantu tuzahashyira ishuri, tunifuza yuko ryazaba icyitegererezo abandi bakajya bareberaho. Iyi gahunda rero ya Tubarerere umuryango abaturage bayakiriye neza cyane. Ntanze nk'urugero kuri orphelinat no ku Nyundo harimo abana 529, abarenga 2/3 muri bo bari bafite imiryango itazwi. Bigitangira twari tuzi ko ari ikibazo kubona imiryango izatugora, ariko kubera uburyo abaturage bumvise iyi gahunda neza, babaye ba mbere mu gufata abana cyangwa se mu kwakira abana kubashyira mu miryango yabo. Tubarerere